Ikibazo cya mbere cyagiraga ngo discipline RDF ifite ituruka he? Discipline RDF n'ubundi n'abandi bayibazaho, niyo tugiye no mu mahanga mu butumwa bundi n'abanyamahanga babitubaza. Ni ikibazo rero tumenyereye, ariko reka mvuge nk'ingingo nk'eshatu ziturukamo iyi discipline. Iya mbere ni ukubera ubuyobozi bwa Fande Commander in Chief nk'uko nabivuze, guhera afashe inshingano zo kuyobora urugamba kugeza na n'ubu muri criteria za performance z'umuntu. Ushobora kuba uzi urugamba, ukaba uzi AI, ukaba uzi ibintu byinshi. Ibyo byose iyo udafite discipline muri criteria za performance bihinduka ubusa. Ibyo rero yabishyize muri icyo nakwita DNA, guhera kuri RPA ndetse no muri RDF muri uyu munsi. Discipline niyo performance iruta izindi zose zisigaye, yaba mu buryo bwa buri munsi bwo kuzamuka cyangwa n'ibindi. Discipline yahawe umwanya munini cyane muri evaluation. Ikindi ni indangagaciro z'ubunyarwanda ziba muri RDF. RDF igenda interpretinga ibiba mu mateka yacu byiza. Ni ukuvuga ngo ibintu nk'itorero mujya mubibona biriya bivugirwamo n'umusirikare wa RDF arabyiga. Ni ukuvuga ngo indangagaciro z'umunyarwanda dukuyemo za zindi zivangura n'ibindi twaciyemo, icyo nicyo kintu kigishwa muri RDF. Ndetse niyo ntazo ufite cyangwa se uzirengagiza ubona uri wenyine. Ni ukuvuga ngo rero institution ya RDF isunika cyane cyangwa se ishyira imbere icyo kintu cy'indangagaciro z'abanyarwanda. Ikindi cya gatatu, buriya abantu benshi bari muri RDF banyuze muri aya mateka nababwiye ndetse n'andi mwumvise. Ni ababaye mu buhunzi, ni abarokotse jenoside, ni abanyarwanda bagiye bahura n'ibindi bibazo byaturutse ku miyoborere mibi ndetse no kuba indiscipline. Burya rero iyo uzi ko ikintu cyagukozeho ubwawe wagiciyemo, ntago wahinduka ngo ube nk'abagikoraga. Ni ukuvuga ngo amateka y'abantu bari muri RDF niyo atuma discipline n'ubundi bayikomeza. Ariko ushobora kwibaza uti se umusirikare umaze imyaka 5 mu gisirikare we birangira gute nawe afite ya discipline? Bigenda gute? Ni ya continuity nigeze kuvuga kare. Iyo usanze abantu bafite imigenzereze, discipline n'ubundi buryo nk'ubwo navuze bwa evaluation, nawe birangira niyo waba ufitemo akantu katameze neza ujya muri wa murongo. Ni umurongo w'ubuyobozi rero, kandi buri gisirikare gituruka mu buyobozi. Burya n'abasirikare uzabona mu bindi bihugu badafite discipline hamwe na hamwe, biba byaturutse ko n'ubundi n'abayobozi babo nta discipline bagira cyangwa se babatoza. Mujya mubabona abayobozi mu bihugu bimwe na bimwe bavuga ibintu nawe ukavuga se ubu umusirikare umwumva we ameze ate, umuturage umwumva we ameze ate. Ubwo rero iyo discipline twebwe tuyikura mu buyobozi n'indangagaciro z'abanyarwanda ndetse n'ibyo twaciyemo. Nizere ko ngushubije. Ikindi cya kabiri, ikibazo cya kabiri cyavuga ngo se umusirikare mushya we arindwa ate? Nimba numvise ikibazo neza, ni nko kuvuga ngo amateka tuyumva ku basirikare bakuru bamaze igihe, ese abashyashya bo bimeze gute? Ariko nanjye nagisubiza gutya, nakubaza nti ukurikije speech ya Fande yavuze ati ingabo mfite uyu munsi nizo nifuzaga kugira. Ngira ngo urabyumva icyo bivuze. Bivuze ko ingabo z'ubu nyine nizo yifuzaga. Ntago icyo ni ikibazo kiri fundamental n'abantu bakunda kwibaza ngo ese ko ababoheye igihugu bagenda basaza, twese turasaza, natwe tuzasaza, namwe muzasaza. Ese ibi bintu bizagumaho?
ariko nanjye ngushubije ngira nti bikubiye muri iriya jambo rivuga ngo ingabo dufite uyu munsi nizo afande yifuje kugira. Bivuze ngo umusirikare muto wavugaga ararinzwe, kandi ibikorwa byinshi ubona by'uyu munsi bikorwa abo basirikare bashya nibo babikora cyane buriya. So nizere ko ngushubije.